Imana yo mu ijuru yatangiye urugendo rwo kunyura muri ibi bihugu. Hari umuperezida umwe muri ibi bihugu duhana imbibi ugiye gupfa kandi agapfa bitunguranye. Ubu butumwa nabunyujije kuri channel yanjye yes n'urugero nanze bishatse ngo mu byatuma gasenga nsengera ibi bihugu by'ibituranyi nuko urabona nabonaga ibintu bigiye ku nko muri Kongo, urabona n'ibintu Imana yanyerekaga mu ibi bihugu. Nababwiye yuko hari n'ikimenyetso Imana yampaye, irambwira ngo n'ikimenyetso cyerekana yuko umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda ntabwo ari we ngiye, ibyo ntabwo ari byo nshaka. Ngiye icyo nabonye ni icyo ndavuga. Wabonye James Kabarebe kuko aracyana ari umuyobozi mu rwego rwo gusengera abayobozi. Nabonye Imana imurinze uburwayi, Imana ishaka ko mbitambutsa n'ubundi nzabibona. Ubwo rero muri aya masengesho nasengeraga igihugu, nasengeraga itorero, hari ibyifuzo byanjye nasengeraga nanjye ubwanjye bwite, hari abantu bampaye ibyifuzo bari mu Rwanda bari no mu bindi bihugu. Abo bose nukuvuga ngo mbahetse muri aya masengesho kuko ntago ndayasoza. Ukubona hari kubura iminsi ngahe mike cyane, ntago ndayasoza, ariko nuko nguko sengera n'ibi bihugu by'ibituranyi. Urumva Imana ikimara kunyereka ibyo byose nabonaga ari ibibazo. Buri umuturanyi wawe iyo arwaye nawe uba ufite ikibazo. Emana we, Yesu we, ingoma yawe ni amamare. Siribi Studio ni igisubizo cyawe. Bahanzi, baririmbyi, namwe makorari mwifuza gukoresha indirimbo zanyu muri studio, ni mugane Siribi Studio tubakorere neza audio na video. Wifuza gukora live recording cyangwa se live, tugane tubigufashemo. Wowe ufite ubukwe ukaba ukeneye abagufatira amashusho n'amafoto yabyo neza, ntugire impungenge, gana Siribi Studio. Ibiciro byacu ntabwo bikanganye. Dukora mu mujyi wa Musanze ndetse no mu mujyi wa Gisoro muri Uganda. Akarusho kandi ku baririmbyi ushaka gukora indirimbo 3 wongezwa iya 4 ku buntu. Ukeneye ibindi bisobanuro hamagara 0788 97 81 24. Siribi Studio ni igisubizo cyawe. Turabasuje kandi tubifurize imigisha itangwa n'Imana. Wowe udukurikiye uri mu gihugu cy'u Rwanda, uri hanze yacyo, wowe wumva ikinyarwanda wese tutitaye ku gihugu urimo, tugusabiye umugisha kandi tukwifuriza kugira ngo iki kiganiro ucyumve kigereho kigukuye naho kikujyanye. Uyu ni wa mukozi w'Imana mumaze kumumenyera, si ubwa mbere tubanye kandi twagiye tubana muri message nyinshi zifite imbaraga. Numwe mu bantu Imana ihagurukije batari nka bayona Imana yarabatumaga bakabanza bakatanga impamvu zigiye zitandukanye, bikangombwa ko Imana nayo ikoresha imbaraga mu buryo ubu cyangwa ubundi. Uyu we rero ntabwo ari nka ubo kuko yimutumye aratumika. Uraho neza mukozi w'Imana? Yego turaho, turashimira Imana. Yesu nashimwe, Yesu nahimbazwe. Amakuru y'iminsi Amakuru ni meza. Muri byaravuze ngo twaherukanaga kera, dusubiye kubona tutishwe n'ibyaha turabanye. Dushimiye Imana, niyo yaduhagazeho twamera nk'abandi. Muri iyi minsi benshi amaso abafilisitiya barayanogoye, ariko turashimira Imana, turashimira Uwiteka. amaso yacu aracyari ko atadutanze ngo tube umuhigo w'abanzi bacu, cyangwa ngo abanzi bacu bavugirize impundu kunesha. Ni impundu ni induru kuvugiriza impundu, bavuza impundu z'uko banesheje. None Imana yabadukubitiye inshuro, nta n'ibyo bateze kubona. Yesu uhabwa icyubahiro. Hanyuma reka tukwakire utugezeho, urasuhuza abadukurikiye, numara kubasuhuza ubasengere Imana, asigaye utugezeho iki Imana yagutumye. Murakoze cyane, turabaramukije bene data. Ni umukunzi wanyu Munyarubuga Vedaste. Ndi umugabo
ufite umugore n'abana 3, nkorera umurimo w'Imana muri iki gihugu cy'u Rwanda, nkaba ndi umukristo mu itorero rya ADEPR, ariko ntabwo ubutumwa mvuga bureba umwadepr gusa, ahubwo burareba umuntu wese Imana yaremye. Nibwo buryo rero uyu mwanya nongeye kuboneka kuri kamera z'iyicano Imana Irahari TV. N'ubundi twaherukanaga mu minsi ishije, ariko Imana ishimwe ko yongeye kuducira inzira. Njyewe ntuye mu karere ka Musanze, ariko iyicano ikorera mu mujyi wa Kigali. Ubwo rero urumva yuko mu majyaruguru ni kure, iyo Imana iduciriye inzira nabyo tubishimira Imana. Reka rero mbere yo kugira ngo tuganire ku cy'Imana yashyize mu mutima wanjye, dusenge. Mana, turagushimiye mu izina rya Yesu. Habwa icyubahiro, uri Imana Adonai, uri Imana Jehova Rafa, uri Imana Jehova Yire, uri Imana Jehova Nisi, uri Imana Elohimu. Wambaye icyubahiro cyawe kandi urakomeye, ukomeranye imbaraga zawe. Uyu ni wa mwanya ngiye gutambutsa message, ngiye gutambutsa ijambo ryawe. Ndasenze kugira ngo umwuka wera abe muri njyewe, undinde kuvuga ibyanjye nishakiye, ahubwo mvuga ibyo ushaka, kuko ijambo ryawe riravuga iyo umuntu avuze ibyo yishakiye aba yishakira icyubahiro, ariko uvuga ibyo wowe wamutumye cyangwa ibyo wowe ushaka aba agushakira icyubahiro. Reka muri uyu mwanya rero izina ryawe aba ari ryo rihabwa icyubahiro mu izina rya Yesu, amen. Twihuse turasoma ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cy'umuhanuzi Ezekiyeli. Turasoma ibice 30, dusome n'umurongo wa 22. Haranditse ngo nicyo gituma umwami w'Iteka avuga ati, dore nibasiye Farawo umwami wa Egiputa, nzamuvuna amaboko yombi uko nabanje kuvuna, mvune n'ugusigaye kugikomeye, kandi inkota iri mu kuboko kwe nzayigusha hasi. Imana ishimwe cyane. Iri jambo njya kurihabwa, nagiye mwiyerekwa mbona abantu bari bicaye ahantu ku zuba ryinshi cyane, izuba ry'igikatu. Ngiye kubona mbona rya zuba ryabishe, ngiye kubona mbona haje umugabo muremure wambaye imyenda yera. Ngiye kubona mbona arababwiye ngo nimuve kuri iryo zuba. Ngiye kubona mbona abajyanye ahantu hari igiti kinini cyagabye amashami impande zose, arababwira ngo nimwicare munsi y'iki giti. Noneho cya giti ngiye kubona mbona rya zuba niryongeye kubageraho. Nabonaga hari akayaga gahuha ariko katari kenshi. Noneho ka kayaga kahuha najya kubona nkabona amababi aramanuka muri cya giti. Ya mababi yamanuka muri cya giti akarwa imbere ya ba bantu, nkabona ya mababi ari guhinduka amafaranga. Noneho cya giti nabonaga kirimo imbuto z'ubwoko bwose, nkajya mbona imbuto zirimo ziramanuka, hakamanukamo imyembe, hakamanukamo amavoka, hakamanukamo za pome, hakamanukamo imbuto. Mbese izi mbuto abantu bajya guhaha mu masoko ariko ziryoshye. Nkabona abantu baratoragura za mbuto bakazirya, noneho barangiza bagahereza Imana icyubahiro. Noneho ndavuga ngo Mana, ibi birashaka kuvuga iki? Murabizi yuko maze iminsi mbaha message z'ibintu bikakaye cyane. Imana yo mu ijuru irambwira ngo nubwo abantu benshi cyane muri iyi minsi binjiye mu byaha bagahemukira Imana, Imana irambwira ngo hari abandi, haleluya, ngo hari abandi batanduje ibishura byabo, bameshe ibishura byabo mu maraso y'umwana w'intama w'Imana.
abo bahora basenga, abo birinda ibyaha, niwabashukisha amafaranga ngo basambane, abo ngabo niwababwira ngo nimuze tujye kubeshya n'ubundi dukubita ikinyoma hariya kugira ngo n'ubundi amaviyuzi aboneke, ibyo ngo babyemere. Baravuga bati twebwe tuzarya bikeya ariko n'ubundi dukunde tubeho. Abo ngabo mu banyamacano bamwe barimo rwose birinze kwanduza amacano yabo, birinda ibinyoma. Imana irambwira ngo mu bahanuzi barimo, irambwira ngo mu bapasiteri n'abashumba barimo, irambwira ngo ndacyafite abantu bazima batarakanduza imyambaro yabo. Imana irambwira ngo nibubonye bugamishijwe ririya zuba, Imana irambwira ngo ririya zuba wabonye n'ibigeragezo bari bicayemo. Irambwira ngo muri iyi minsi abantu b'Imana bahagaze mu kuri, nta jambo bafite, abenshi bicaye ku ntebe z'igisuzuguriro, yewe Imana irambwira ngo bateshejwe agaciro. Imana irambwira ngo tambutse ubu buhanuzi, Imana irambwira ngo irongeye ibagarutseho, ngo ibahaye agaciro, ibahaye ijambo. Irambwira ngo bari abantu bicaye munsi ya kiriya giti ubonye, ngo ni abantu benshi bavuganye n'Imana, Imana itabaye. Ni Imana yampaye iri jambo, imereza iri jambo dusomye hano muri iki gitabo cya Ezekiyeli, ngo nuko nicyo gituma Umwami Uwiteka avuga ati dore nibasiye Farawo umwami wa Egiputa. Uyu Farawo ni Satani wagutesheje umutwe, ni Satani wakuzungeje. Abo barozi bagutesha umutwe, abo barozi bakuroze bakakubuza amahoro, bakakuroga kutabyara, bakakuroga kudashaka, bakakuroga inyatsi, bakakuroga imyaku, bakakuroga ngo nta kizu uzabona. Imana yambwiye ngo yibasiye Farawo, uyu mwami wa Egiputa. Uyu Farawo ni Satani. Yewe nshuti yanjye, aho uri, waba uri aho ngaho mu gihugu cy'Ubwongereza, waba uri aho ngaho mu gihugu cy'Ubudage, waba uri aho ngaho mu gihugu cy'Ubuhinde, waba uri aho ngaho mu Buyapani, waba uri muri Malawi, Somalia, Afurika y'Epfo, Namibia, aho hose abadukurikirana, Imana yambwiye ngo ukuboko kwayo ukuboko kwiza kw'Imana kugiye kukugeraho. Umaze iminsi usengana agahinda, usengana akababaro, yewe rimwe na rimwe Imana ikakugenderera mu nzozi ukarota yakugiriye neza, ariko bugacya mu gitondo ugasohokera mu bibazo, ugasohokera mu nduru. Satani yagusenyeye urugo, ufite ibikomere. Uwo ni Farawo, ariko Imana yibasiye Farawo, yibasiye Farawo. Hari ukuboko kwe kwavunitse, ariko Imana ivuganye nawe ngo nugusigaye igiye kukuvuna. Nimara kukuvuna ndetse ngo amaboko yombi iyavune, na ya nkota yishingikirijeho iri mu kuboko kwe igwe hasi. Haleluya! Ndumva afashijwe n'iri jambo, ndumva afashijwe n'iri jambo. Robeshise fayine, ndumva afashijwe n'iri jambo, ndumva afashijwe. Yewe mwene data, nubwo uri kureba ukabona ibyawe ari icuraburindi, ariko ndagira nkubwire ngo dore umucyo wawe uraje, umucyo wawe uraje. Ndimo mbona ibendera ry'ubutsinzi rizamuka, ndabona ibendera ry'ubutsinzi rizamurwa. Imana ikambwira ngo imanuye ingabo nyinshi zo gutabara abera batinze mu butayu, wasenze amasengesho menshi, ariko baravuze ngo mbese uriya ko tubona asenga n'ubundi azabona iki, azagera kuki? Ariko ndagira nkubwire ngo aho bavuze ngo nta kiza kizaturuka, aho ngaho ni Imana igiye guhera ikwereka imbaraga zayo, ikwereka ibitangaza byayo. Igiye kugukorera ubukwe abantu batangare, igiye kugutabara, iguhe guheka nk'abandi babyeyi. Abazabibona bazahereza Imana icyubahiro, abo ni abakunzi bawe. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo Farawo azaba ari kujiginwa. Erega burya hari ibintu bitera abadayimoni gupfa, hari ibintu byica abadayimoni bagapfa. Ndagira ngo nkubwire ngo nukuri amasengesho wasenze muri iyi minsi, Imana yambwiye ngo yarayumvise, yageze ku Mana. Imana izanye ubutabazi ku buzima bwawe. Ndagira ngo nkubwire ngo Farawo yere kongera gutumura rudasinziye, ni igihe kinini uri mu buretwa. Twibuke yuko Farawo yari yarahejeje Abisirayeli mu buretwa. Imana irareba, ibona uburetwa Abisirayeli bahezemo, ibona uburetwa Abisirayeli batinzemo, ibona ibiboko bakubitwaga. Imana irareba ngo isanga Mose aho yararagiye inama za sebukwe Yetiro hariya mu gihugu cy'Imidiyani. Imana iramusanga, nuko iramubwira ngo genda
ugende ujye hariya muri Egiputa, ni wowe nzakoresha kugira ngo ukure ubwoko bwanjye mwabura buretwa. Umaze igihe kinini uri umuretwa wa Farawo, ariko nagira nkubwire ngo aya maboko ya Farawo, ese ikintu cyacitse amaboko, yewe mwene data, icyacitse amaboko cyagutwara iki? Niyo cyakubwira ngo ndagukubita urushyi, buriya wakwikanga kitagira amaboko, uwaguca amaboko no gusimbuka ntiwabishobora, kuko uramutse usimbutse warwa hasi. Ariko niyo mpamvu ndimo nkubwira ngo we kongera gutega ubwoba na Farawo. Imana iramwibasiye, niko ivuganye nawe. Yibasiye Farawo, yibasiye amaboko ye. Iyi nkota yagutesheje umutwe, ibiboko bya Farawo, Imana yo mu ijuru irabirambiwe. Nicyo gituma ibyo nawe urambiwe, Imana yabirambiwe. Uyu mwaka utarashira, senga Imana uyibwire ngo Mana, nzagushima, nzajyana ituro ry'ishimwe kubwuko unkubitiye Farawo ukamunyiza. Uyu Farawo utuma ucuruza bikanga, uyu Farawo atuma udepoza bikanga, uyu Farawo niyo ugeze mu kazi intambara ziravuka, uyu Farawo yatumye utabyara, uyu Farawo yatumye utubaka, uyu Farawo yatumye imiryango ikwanga, uyu Farawo yaguhesheje mu bukene, uyu Farawo yaguhesheje muri karande ngo mwiriya miryango nta kiza cyaturukayo. Ariko uyu Farawo Imana iramwibasiye. Amen. Sope shise fayine. Uyu Farawo ibye byarangiye. Farawo yere kongera gutuma urara udasinziye, ibya Farawo byarangiye. Yewe nshuti yanjye, uryama usinzire utuze. Uyu mwaka uzashira, utegura ituro uzashimira Imana kuri Noheli. Aho waba uri, niba uri mu gihugu cy'u Burundi, niba uri muri Kongo, Farawo akuriho, niba uri muri Canada, Farawo arahari, niba uri muri Amerika, Farawo arahari. Ariko utegura ituro ryishimwe, kuko Imana yambwiye ngo Farawo ibye byarangiye, ibye byarangiye, ibye byarangiye, ibye byarangiye. Imana yamaze kubirangiza. Uhereye none nawe ugiye guheka nk'abandi babyeyi, kuko Farawo waguteshaga umutwe ibye byarangiye. Kandi ijambo ry'Imana yatubwira ngo ibya Farawo ni umuhindo gusa. Nicyo cyatumye n'ubundi Farawo agutinza mu butayu, agutinza mu buretwa, ariko Imana irakurinda. Hari ibyo yagiye ikora ukabibona. Ukuboko kwa Farawo kumwe Imana yarakuvunye, n'ugusigaye Imana irakuvunye. Reka dusenga Imana. Ariko Imana iguha umugisha mwene data, wumve yuko ibya Farawo byarangiye. Mana turagushimye mu izina rya Yesu. Uri Imana Adonai, uri Imana ishobora byose. Iyo urambuye ukuboko kwawe, imiyaga n'imiraba biratuza. Wahagaritse inyanja, umuraba wo muri yo uratuza. Ugeze ku nyanja itukura, Abisirayeli babuze inzira, uravuga ngo yewe Mose, rambura inkoni yawe hejuru y'inyanja. Mose abikoze, inyanja yigabanyamo kabiri, inzira iraboneka. Ndagushimira yuko hari abantu benshi basenze bari barabuze inzira, ariko ndagushimira yuko Mwami ubahaye inzira, ubahaye icyerekezo, ubatabaye. Uri Imana itabara, uri Imana itanga ibyo kurya, uri Imana itanga urubyaro, uri Imana ikura ku cyabo, uri Imana itanga akazi, uri Imana iteturura, uri Imana itanga icyubahiro. Ndagushimye ko Mana hari abagusuzuguye bagiye gucishwa bugufi, ariko abakubashye bagashyirwa hejuru. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Uri Imana kandi urambwiye ngo biratebutse, birasohoye, ubikoreye kwiyubahisha, byose ubikore nk'Imana mu izina rya Yesu. Amen. Urakoze cyane. Imana y'amahoro iguhereze umugisha, kandi iguhereze umugisha mwinshi. Ubushize ubwo duheruka gukorana ikiganiro, wavuze ko Imana yagutegetse gusenga amasengesho y'iminsi 45. Ndibaza itariki ugomba gusorezaho ntabwo ziragera. Hari kubura iminsi. Ni ukuvuga ngo aya masengesho ngomba kuyasoza ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa munani, kuko ubu ni njyewe iyo ukwezi gushije nasengaga amasengesho asoza ukwezi natangira ukundi kwezi. Buriya aya masengesho ngiye nyatangira nayatangiye ari ay'iminsi 40, ariko ngeze ku itariki 30, ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa karindwi, nari nze yasoza kuri 27, mbona naba nkoze ikintu cy'ubuswa. Ndavuga nti reka nzayarangizanye no ku kwezi kwa karindwi, noneho ntangire no kwa munani. Niho byahise byuzura n'iminsi 45, ariko nayatangiye ari ay'iminsi 40. Intego yayo ni iyihe? Intego y'amasengesho
nari maze iminsi mpabwa ubutumwa noneho nkavuga ni Imana ubu butumwa ntago busobanutse mu butumwa natambukije ubushije ijwi ry'Imana ryahoraga ringeraho rikamereza buriya butumwa ariko nkabona kubutambutsa bitari kuvamo ni Imana navuze nireka ibi bintu mbisengere niba ibi bintu koko Imana ishaka ko mbitambutsa n'ubundi nzabibona. Ubwo rero muri aya masengesho nasengeraga igihugu nasengeraga itorero hari ibyifuzo byanjye nasengeraga nanjye ubwanjye bwite hari abantu bampaye ibyifuzo bari mu Rwanda bari no mu bindi bihugu abo bose nukuvuga ngo mbahetse muri aya masengesho kuko ntago ndayasoza ukubona hari kubura iminsi ngahe mike cyane ntago ndayasoza ariko nuko nguko sengera n'ibi bihugu by'ibituranyi urumva Imana ikimara kunyereka ibyo byose nabonaga ari ibibazo buri umuturanyi wawe iyo arwaye nawe uba ufite ikibazo hari igihe nyiri mu cyaro ahantu navuye najya kumva nkumva abantu umuntu araje ati arakomanze ati yewe Vedaste ati ngino tujye guheka runaka ati runaka yarembye none ubwo nkaba narindi mu bitotsi yego ubwo nkabyuka nkajya mu mujishi nkajya guheka bivuze ngo iyo umuturanyi wawe afite ikibazo nawe kandi wabibonaga mu buryo bw'iyerekwa byo guheka ibyo guheka ni ibintu byabayeho n'urugero ntanze yes n'urugero ntanze bishatse ngo mu byatumaga senga nsengera ibi bihugu by'ibituranyi nuko urabona nabonaga ibintu bigiye nko muri Kongo urabona n'ibintu Imana yanyerekaga mu ibi bihugu nababwiye yuko hari n'ikimenyetso Imana yampaye irambwira ngo n'ikimenyetso cyerekana yuko Imana yo mu ijuru yatangiye urugendo rwo kunyura muri ibi bihugu hari umuperezida umwe muri ibi bihugu duhana imbibi ugiye gupfa kandi agapfa bitunguranye ubu butumwa nabunyujije kuri channel yanjye amakuru y'Ijuru TV noneho nicyo kimenyetso Imana yampaye uyu muperezida azapfa atunguranye nuko nguko nimubona icyo kimenyetso muzamenye ngo Imana yaje nyine ubwo ngubwo nyine igiye kunyura muri ibi bihugu abantu bayibona urabizi yuko ubu butumwa nambukije butandukanye n'ubundi butumwa natambutsaga ubundi remaze iminsi ntanga ibintu bisharira si ubwa mbere numvise inkuru nk'iyo ngiyo ariko hari ikintu nenda kukubaza iyo umaze kubona ikintu nk'icyo ngicyo gifite imbaraga gutyo kandi ukabona byanga byakunda kigiye kuba wowe icyo ukora ni iki nk'umuhanuzi ni ukuvuga ngo urumva icyo nkora nk'umuhanuzi ni ugusenga nose buriya tuvugisha ukuri bishatse kuvuga ngo amasengesho urimo urasenga ashobora guhagarikisha icyo ngicyo cyari kigiye kuba kandi kiremereye ni ukuvuga ngo gishobora guhagarara cyangwa ntigihagarara kabone yuko Imana impereza iyi message nkayisasabiriza abantu bantu bakayumva bantu nibo bashobora guteza nibo bashobora gutuma bya bintu bihagarara cyangwa se ntibihagarare kuko icyambere ni ukuvuga ngo abantu bakimara kumva iyi message niba uri umushumba ukumva yuko uteje bene so ikibazo kubura umushumba ugasambana ukavuga uti Imana nari umusambanyi ariko mbabarire aho kugira ngo neze bene data ikibazo kuko Imana yarambwiye ngo ibi byago bigiye kuza reka noneho mbyero ni ibyago bigiye kuza Imana yarambwiye ngo ibyago bigiye kuza ubwo Imana igiye kunyura muri ibi bihugu Imana yarambwiye ngo ibi byago bigiye kuza bikuruwe n'abantu bamenye Imana bamaze kumenya Imana barayisuzugura barayiganyisha kuko umupagani nta nicyo atwaye Imana ahubwo abantu bitwa ngo barasenga abantu bitwa ngo bayoboye amatorero bayoboye amadini Imana yarambwiye ngo iyo yitegereje ibintu bakora ngo yumva itazihanganira ibyo byose bikorerwa mu nsengero bikorerwa mu mabiro bikorerwa ahantu runaka kuko Imana yirabirira yego Imana amahoro rero iguhereza umugisha ikintu ngushimiye ni kimwe nuko wafashe icyemezo cyo gusenga njya nkunda kubwira abantu nkabwira nti umuhanuzi ikindi utarakavuga yego njyewe iyo mvuga ubutumwa mu butumwa natambukije cyangwa se mu butumwa ntambukije ni ukuvuga ngo urabona turi mu kwezi kwa kangahe mu kwezi kwa karindwi kurarangiye
tugiye gufata ukwa munani yego ukwezi kwa 12 k'uyu mwaka wa 2024 twitegura kwinjira mu mwaka wa 2025. Ubu buhanuzi ndi gutambuza ni ubuhanuzi buri wese azaba amaze kubona yuko Imana yavuze cyangwa atari yo yavuze. Niko bimeze. Aha, reka tubitegereze tubirebe. Bajya bakunda kuvuga ngo umuhanuzi yemerwa ari uko ibyahanuye bisohoye. Uyu munsi dushobora kuba twarasenganye ukampanurira bigasohora nge nkakwemera, ariko undi utari wabona cyangwa se atari yagira amahirwe yo kugira ngo musengane cyangwa se n'ibyo wamuhanuriye bitarasohora abagifite ingingimira. Ariko tuzi neza ko mu ijuru hari Imana ivuga kandi ikorana n'abantu bayo, kandi n'ibyivuga ni ukuri izabisohoza. Hanyuma icyo nari ngiye kuvuga mu kanya, ngiye kuvuga ngo ngushimiye ko wahagurutse ugasenga, kuko umuhanuzi mwiza azanira igihugu amahoro. Erega buri amasengesho mu buryo bw'amasengesho. Yego. Buri ngeyo iyo numvisha buri abantu bakunda ibiryo. Ariko ngewe umudayimoni wo kuvuga ngo ngo ndabura gusenga ngo nukurya. No. Mu by'ukuri uwo mudayimoni yavuze ngo ntukongere kumenyera. Yego. Ngewe ngomba, Yesu yaravuze ngo nta kindi kintu gishobora abadayimoni ni ugusenga no kwiyirizuza. Ngewe muri amasengesho buriya mwene data nagiye mbona ibintu bitandukanye, no ku bayobozi b'igihugu cyacu nagiye mbona ibintu bitandukanye. Buriya ndatanga nk'urugero. Yego. Nari ndimo senga muri aya masengero, ngiye kubona mbona uyu muyobozi w'ingabo retired. Ntago akiri umuyobozi w'ingabo, bamukuye kuri iyo myanya, ubu ngubu basigaye ari umunyamabanga muri minisiteri y'ububanyi n'amahanga. Urumva hano mu biyaga bigari. Ubu rero ntago akiri umusirikare, ahubwo gusa umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda. Ntabwo ari we, ngewe ibyo ntabwo ari byo nshaka. Ngewe icyo nabonye n'icyo ndavuga. Wabonye James Kabarebe? Kuko aracyana umuyobozi mu rwego rwo gusengera abayobozi. Nabonye Imana imurinze uburwayi bw'umutima, yari agiye guhura n'uburwayi bw'umutima, ariko Imana irambwira ngo imushyizeho uburinzi, imurinda uburwayi bw'umutima. Washatse nimero yiwe kugira ngo umumenyeshe ubwo buhanuzi? Nimero yiwe nta ari gupfa kuyibona. Twayiguha? Mwayima? Ikibazo twayiguha ukamushyikiriza ubutumwa bwiwe. Urakoze cyane. Imana amahoro rero iguhereze umugisha ku bwitange ugirira umurimo w'Imana. Wakoze cyane. N'isengesho wari duhaye aha? Wasenze. Imana ibahe umugisha. Imana ikugirire neza, iguhereze umugisha. Hari abantu bakubona hano ku icano yanjye ariko batazi ko ufite YouTube channel. YouTube channel yitwa Amakuru y'Ijuru TV. Ushobora kujyaho ugasangaho ubutumwa bwiza, kandi ndabizi neza ko ubwo butumwa buzajya bugufasha. Imana rero iguhereza umugisha. Nawe niba utarakora subscribe, kora subscribe, kore share, shyireho comment kugira ngo tumenye ibikorwa turiho dukora cyangwa se n'ibyo tugomba gukora n'uburyo tubikoramo. Imana amahoro ibaha umugisha.